kubera iki nibyo koko nk'ushaka amahoro ategura intambara. Ese koko birakwiriye cyangwa ntibikwiriye yuko umuntu abona amahoro ari uko ateguye intambara? Abantu benshi twibaza byinshi tugatekereza kuri byinshi ku bijyanye n'amahoro. Ese kubera iki kugera ku mahoro bigora? Ese kubera iki abantu batibaza ku bihombo bahura nabyo igihe cyose barimo bashaka amahoro baciye mu ntambara? Ese iyo principe wayishyizeho nk'ushaka amahoro ategura intambara, nta kindi kintu cyayihindura hadakoreshejwe intambara, hagakoreshwa intambara zindi atari izo kumena amaraso, kako nazo ni intambara. Kubera iki? Ntabwo umutuzo n'umwe waza gutanga amahoro. None se niba ari uko nk'uko, niba umutuzo utatanga amahoro, ariko ibyo nabyo ngo byitwa intambara, ko ibintu byose byaba ari intambara? Ese uba udashaka amahoro we ategura iki? Ategura amahoro cyangwa nawe ategura intambara? Kubera iki? Turareba tugashishoza tugatekereza, ariko iby'isi ni makirirane. Umunyarwanda bireba neza aravuga ngo utawusika bwita ubumera. Abateguye intambara kugira bagere ku mahoro ni wenda nibo bafite experience kuri ibi bintu, ariko twe turibaza nituvuga amahoro ajyanye n'intambara. Ni nako rero mu rugendo ducamo rwa buri munsi, umuntu ubuzima bwe bwa buri munsi ni intambara. Kugira ngo utegure business ni intambara urwana bwawe n'umutima. Ese koko iyo ntambara nayo kugira ngo ugere kuri iyo business byumvikane kuba wararwanye iyo ntambara y'umutima kugira ngo uyigereho, koko sanze ushaka amahoro ategura intambara. Ariko iyo ntambara ni gute iteguwemo? Abantu kubera iki se babyitwaza bo bakaza gukora ibinyuranye n'iby'intambara nziza? Kubera iki? Bantu muduteze amatwi, namwe mugenda mukurikira, ese mwe murabyumva mute? Kubera iki se? Kubera iki abantu tutajya tubiha umwanya ngo tuze kubitekerezaho, twibaze ikintu cyose umuntu yakora adashoye intambara, ese cyo ntikibyara umusaruro? Dutandukanye imvugo rero, dukureho imvugo yitwa intambara, tuvuge no gushishikara. Ese gushishikara n'intambara ibyo bintu byaba bifite igisobanuro kimwe? Ntago ntindyoza mu kinyarwanda, ariko hari indyoza mu kinyarwanda zihari. Ese mwe murabyumva muti? Nge kubwanjye mu myumvire yanjye nakumva yuko gushishikarira gukorera ikintu, iki kintu ukakigeraho bitakwiye kwitwa intambara, kuko abantu bose bitwaza intambara kugira ngo basenye byinshi ahubwo byagezweho bakavuga ko barimo guharanira amahoro. Kubera iki?